Mwana Rusi we ubaye ute ibiki kubaye kuki Bururiya ntabwo ari Imana yaguteguriye. Rusi mugere mu mama. Ntabwo ari we muzabanuriye. Agucumbikire. Papa, bine ibiki gute? Ibiki? Kuki usize Gatarina mu cyaro kandi yaratangiye kuba umwana mwiza? Mbabara usohoke. Mbabara usohoke, sinshaka kuvuga ibya Gatarina nona. Asubu papa ushaka sohoka mu nzu yanjye. Ushaka kumusubiza mu cyaro? Uri kumvugira? Ndavuze ni sohoka. Ibintu ukoze ntabwo ari byo. Use mu cyaro sohoka! Mu cyaro basigaye bavuga ngo iki? Gasigaye umvuga nawe ukavuga nta soni. Gatarina ndaya inana muntu tamuzi. Gatarina mazinya najya mubwira ko ntwite. Ariko kuri namaze kumenya usibye usabye imbabazi rwose. Imbabazi byose nabimenye. Mfite amatsiko y'akana kacu ukuntu kazabagaza aho kazaba gafite ibyiso binini. Ubundi kagomba kuza gasa nanjye cyangwa se nawe. Ariko ndakwinginze basi mbabara ngume hano, nimara kubyara basi nzagenda gusigira umwana kuko nta hantu mfite najya n'inda mbana na nyogokuru wenyine niwe nsigaranye. Ari. Nagira ngo ntize amatwi nkunyumve, sibyo? Ndashaka nkubwire ku bijyanye na Husna cyangwa se Gatarina. Kandi mbanza umbabarire uburyo nakwitwaye mu mwanya ushize. Ntabwo nari meze neza. Ari rero mwana wanjye, Husna ureba kuriye.
urabizi mu kanya tuririya hari umukobwa washize ku ruhande ngo yari inshuti ye sinzi abarambwiye ngo uriya mukobwa ngo ugiye gutwara ngo yari indaya ngo n'ubu ngo aracyari indaya ngo yari afite ngo abagabo benshi muri kariya gace mbese ibaze nawe umuntu nk'uwo akakubwira ibintu nk'ibyo urumva rero kumva ibintu nk'ibyo nanjye nk'umuntu mukuru byahise bimera nkaho bincanze ntekereza umwanya namutakajeho ntekereza uburyo namukunze uburyo nari ndi gutegura ubukwe ngira ngo narabikubwiye byose ko ndi gutegura ubukwe ahari mbabariro nyumve ubu ngubu uri umwana mukuru uzi kumenya ikibi n'icyiza ibi rero ugomba kubimenya ngiye rero niyo mpamvu nahise mfata umwanzuro kugira ngo mbe muretse urumva hari ibyo byose narabikubwiye nari mufiteho gahunda n'iki ariko yego nawe ndabizi wari umaze kumukunda ariko rero ntago twabana n'umuntu umeze kuriya yaratwihishemo oya papa rwose ibintu birahinduka ntabwo Gatarina wambwira ko atahindutse n'ukuntu yari atangiye kuba umwana mwiza ari umaze kuba mukuru pe kandi umaze kumenya gukora ikibi n'icyiza sibyo ariko mbabariro nyumve tubanze dufate umwanya tumwigeho none se urumva ngiye nakwemera kubana n'umuntu umeze gutya kuki yagiye ampisha ibyo bintu byose narateguye ubukwe naragize sinabikubwiye inarega birahinduka Gatarina yari yarahindutse aratangiye kuba umwana mwiza se nawe wabibonaga ari ndakumva wari umaze no kumukunda pe ariko rero ntago indaya igihinduka nimba yarakoze uwo mwuga w'uburaya kuki se atigeze ari sinzi uburyo nabikubwira ibaze ibyo bintu igihe cyose tumaranye nabo ibaze uburyo watangiye umwanga utamuzi n'iki ugeze aho mukunda nawe yatangiye kukwikundishwa wenyine kugira ngo akunde wenda arashaka n'umutungo wacu ntawamenye ntabwo yanyikundishaga Gatarina yarahindutse yari yarahindutse anyway ibyo nashaka kukubwira ni ibyo ngibyo ngira ngo umumenye utagira ngo namwirukanye cyangwa se namuritse kubera ku zindi mpamvu nibiriye Gatarina ko bambwe ngo uri kunshaka uranshakira iki nyine cyase mubwire wemese noneho kuba umugore wangera ko kwagiye ko kunsira ese waretse nka kurongora nta mugabo uzongera kubona ko hari nge wagukiza igisebe ufite hano mu cyaro ahantu hose ni wowe muri za kabari hose niwe bari kuvuga Gatarina yabuze umugabo Gatarina yabuze umugabo Gatarina ni indaya ubundi nta mugabo ubuse ko nta n'umuhede wabona waretse nka kurongora ko cyangwa cyo nkwamagariye wumva ese uko wasebye byarangiye waretse nka kurongora ubu sinakurangurira ni basi yavuka ukabukize hano mu cyaro ukaba uri gucuruza avoka aka n'urwo rwego utangiye kumfatiraho asoni ese urwego ushingiye basi yavuka sinago wacuruza avoka hano nk'abandi hano mu cyaro wibara mu bagabo bandongora wowe kubera iki nakurongora si ukora n'umufundi wabo nta n'umuhede wabona urwego ugezeho namara ushaka wamfita neza Gatarina yakamva nk'ikintu nkwamagara ku isi yakubonye Gatarina waretse nka kurongora ko ngenda biyobewe isi yambonye nyine mbabara none ikintu nshaka ikintu nkwamagariye Gatarina wagaragaye reka nkurongore wamukobwa yakushaka guceceka kumva icyo nkwamagara cyangwa ukagenda mbwira naguteze yombi ikintu ari nkwamagariye ndashaka unshakira umukiriya w'i telefone nshaka amafaranga y'itike nisubirire ku mugabo wanjye nose ubwo aranyanga urayabona mudeyo ndayigurisha umuntu wese nyine ikintu ushaka ndashaka ngende mwumva nange kuhava sintwite indaye nose ubwo yanjugunya hanze n'indaye ntwite ugenda umwihambireho nyine warese tukibanira tukibana se wowe urashinga ubu kandi ushobora gucuruza avoka amezi 2 waba umaze kuzamuka waba tumaze kubona na botike akiri no telefone unshakira umukiriya ntibaguhe make byibuze 50 kagende nyizunguze genda uyizunguze byibuze se nkane barayaguha umusheri ngenda yabona se nkane noneho mva nkubwira zo kuza kwa mukecuru ariko ntuwinjiremo ushaka gutoroka mukecuru ntabwo ushaka amenya ko ntwari numara kuyigurisha ushaka umwana ntumaho mite nzamuka
ngenda ariko uramaye icupa nose yakase ahubwo se tunajyana se tujyana umbare turameke tujyane kwa papa Alice yego kana akubonye yanangiriye impuhwe ntacyo kanyizunguza yo mbonamo ndazanayo turi ko twabona itike sawa rero ugihute yaka kanyishe yarinze ngenda ntugire umuntu ubwira ko ujya ari iyanjye uri kugurisha oya batanserere barayamasha mbone Gatarina yigize Yaka. Jojo. Umeze tumusaza. Shana juma kibi. Naye ndaho. Sawa live wabuze no. Feto umuzigo mwana. Feto umuzigo wallahi. Wani byari by'amagambo. Ya. Imbiriti ya danje ariko phone OG. Ni cyasi. Yaka. Bariramo Gatarina wa. Umeze nya Gatarina. Gatarina curuza guteza ingaro. Rose Gatarina afite uruganda rwa telefone wagura phone. Ariko wamungana imana. Nta ngaru zirimo mwana nta bintu by'ingaro. Na telefone. Nta mafaranga. Bwira amafaranga bureka amagambo menshi. Ubita senga. Inota 50. Ubwo rero nkaho ikintu kijana n'icyo wakigura 50. Cyubujura. Mwese ibi ubujura kuvuga ngo nibye neza simfaswe ma mafaranga. Inota yakenze nanjye ndiyamine nk'umuntu w'ukobowe kabisa. 15 nyine. Nawe nafata. Kera muzigo wawe nawe. Oya cyakoze nka 40. Nose iyi boro ni nyigeza Nyabugogo. Nagushyireho kibira 5,17,500 ibintu bive mu nzira nta bintu by'amagambo menshi. Nawe kumena mwana. Umva reka ngewe. Ubu uri nkanjye mano telefone wayirengereza uzuza ibihumbi 20. Zana amazina ngere ndebe. Nubundi Gatarina nta kintu yambaze ngiye. Zana amazina ngere ndebe neza. Mwana reka nkonye sinsabe 18 ariko mwana. Anga niba atari ndajyana Nyabugogo mwana ndajyana ku gasi. Ndajyana ku gasi. Naho jyana se mano gabanye magana. Uretse amave. Bene ntiba. Kamande ndebe kari mu mwana amafaranga afite kari. Waguze phone mwana. Boro nyi mwana ugiye kwigotwa mwana. Ariko akaurangura muri agacupa n'ibijura n'abantu bose ngiye naguha telefone naguha amafaranga ngiye shama muna yafite sha umva kuramo simukadi simukadi hari ubwo hari ikigutwaye kandi njyana umva iyo simukadi mwana ari bimana atari na sega atari n'ibiki ndayarya sha gakese ndagasa undi Gatarina n'ubundi ibyo bipfa ubusa nanjye ngomba kuyisamura kuri telefone irahura na telefone irahura nabuje aranyirukana umugabo sha mwiriwe mugura inzoga Koko nkurusha amafaranga. Nkanzoga nyamunyiba. Nonzo nizibia. Undusha amafaranga se. Ufite yahe? Umva ugwera hano, nkatiye hano. Ngakaje ipomperara. Ngiye kukwima ku nzoga sasa ibikaro kufite amafaranga. Wowe ugura inzoga. Weho nejo bundi waranyine. Ejo bundi wanyine ku nzoga. Nkabundi buhe gashuhe. Kukwima inzoga bikubabaza. Nkabundi buhe gashuhe hekera abantu. Bikore turebe. Umva barmani. Zani intebe sha. Nawe ugiye kugura icupa. Njyewe. Gashaho uyu ngo yarimo aripompera. Bafite amafaranga mwabagabo. Bagiye kugura icupa we. Mba uyu mumera icupa. Wowe? Ariko wowe ya waranyi. Umugabo mu icupa. Ati. Nanjye bangura. Arabeshya wowe. Oya nawe urarimo. Jabo ndo asomeje kurwangwa. Yari haruguru nakubiswe. Naragusomeje ariko wowe ndabona utaka. Bagwinzoga. Nanjye nayabonye. Renganira n'abagabo ariko wumva ukomere. Arega abagabo ntabwo baronyera ibi. Ejo ni wanyine ku nzoga. Kabagwinzoga. Singaho. Niyo nahaye so tukiragira nyiracyandya none na nubu cyashaka. Gira neza wigendere ubu sinsomera ngo wabaguhaye. Iyi ngi takora yimwe nubwo yimwe komana yamaye ubu ntabwo wangura inzoga zanira kamisi wowe ariko kutarusha amafaranga wowe yarabwiye mujye muri ku busambo bwo kunywa wenyine nababwiraga y'amanyamara sibyo nabuheza iyo mwanzi yo kuyona gatoya koko bagukira inzoga ariko umuntu umugabo ari uko bagura ico kandi mwamuri kuvuga ngo ndimbwa ngo nta mafaranga kabona
wari uzi ko ndi buyabone ese ubundi yibikuye he ubu yagurishije ikibanza arega imana iyo yaguhaye ngurisha ikibanza se ntishyiramo amazi cyanagurisha n'umurimo akira nyamara umugabo aguze icupa umugabo ngabo n'uyu ntabwo wenda rimwe na rimwe mba nabuze icupa buriya njyewe yakamwana n'ubwa mbere inzoga y'imbwinuka itabi koko ese njyewe mundusha amafaranga sinzi amakuru ejo muri sinasha uri umuntu w'umugabo kiyazeho ngo sha ndagura njyewe nzakwanga ikivu cya kabiri ni abagabo baronyera rimwe iyo baronyera rimwe aba ari ibisambo gusa wari uzi ko nagura inzoga cyakoze waba ariko nta nzoga akandi uwo mugabo sere kubwe ngo nzagura inzoga hano njyewe n'ubwa mbere umwana ntacyo ndagura njyewe njyewe inzoga n'abagabo mu kabari n'ubwa mbere uwo mugabo ni uko kuba gucupa akagura babonye nta mutima mubi telefone yanjye aha niho nagutumye ndavuze ngo mpereza telefone yanjye telefone yawe ndashaka telefone yanjye cyangwa umeze amafaranga yigurishijemo naha nagutumye nabuze nayigurishije rwose neza amafaranga nyine wakuyemo nayigurishije rwose amafaranga wakuyemo ari wibye nyokobuja wowe maze telefone yawe cyangwa umeze amafaranga ndashaka amafaranga yanjye nicaze umume mumuretse icara hanze icara wibye nyokobuja wowe wayigurishije mbese amafaranga wakuyemo muha amafaranga wakuyemo mumbarira ngo nzongera muha amafaranga wakuyemo washyizeho yaka igihumbi telefone sigaranye gahunda gira vuba tugera kumwigiriza ndashaka umuhereze amafaranga wakuyemo n'igihumbi mabuje igirayo uramwica inkoni z'imbwa zaraciwe inkoni zaraciwe z'imbwa zaraciwe mumbarira ngo nzongera kubamo so usundi wanyuma mwabagabo mumbwire hano ibi byambaye hano nifitiye ikibazo nabuze amafaranga muhereza telefone yanjye ngo ajye kuyigurisha none mumbwire nimba yanayabahaye muyansubize ngo yatugurira amayoga yatugurira amayoga sinabivuga ko nta butware bwambwa nta butware bwanyu ca hano ndamwikubita mwihore nta byari afite hano rirahari ngwino uryishyure ngwino uryishyure utinyuke nguha amafaranga nguhe telefone ujye kunshakira agatike uranje uyarye uzuye nywera inzoga uzi n'ibibazo mfite agacupa kangushije neza rwose mabuje nayiriye pe ariko mabuje baso sigaranya ngaho nagahumbi nanisigaranye hacyama nase wayigurishije angahe 20,000 ari hese ibihumbi 20 ngure mwana agacupa basi ibihumbi 10 nawe usigarana 10 kuri kumana karagahumbi nanisigaranye agacupa kanyongoje ibihumbi 20 ukamara yaka izina ry'Imana nigize umuntu w'umugabo ngo ndi umusitari ako yaka koko nkwizere nose urumva ndi bubigenze ndasubira i Kigali gute izina ry'Imana yahaye kugura inzoga mabuje Katarina ufite ikihe kibazo ni ukuri ko Imana ibintu yakankore reba ibibazo byambaye ejo bundi nabonye ko nta bundi buryo nagera i Kigali umugabo urabizi ko yantaye ndanje meza telefone yanjye yakanda ngo nagende ajye kwingurishiriza mbura hagati ese nk'umukobwa mwiza nkawe umukobwa w'amatayi ufite ikihe kibazo none nabuze itike insubiza mu mujyi byiza ngo njye kwa kunasaba rese nangaye ngo dupanga nyine namuhaye telefone yanjye ngo ajye kuyigurisha yakamaze kuyigurisha amafaranga yose arayarya byibuze njye niyo mwamfasha mukampa 2,000 kuko nyogokuru muzi ko nta hantu yabona amata yaba yisinde nta kintu yamfasha ibihumbi 2 byonyine nazabibasubiza ngeze i Kigali turabyumva kimwe se turabyumva kimwe kugira ngo nguhe 2 noneho umwagemuka gusuzugura kuko ushaka kumfatirana mu bibazo se nyine musabye uyampereze nzagusubiza ako mwabyumva kimwe mabuje akagwita we sheze na nusu oya mumureke oya turamubohora turamutwara kandi twayasangiye turamutwara sinyihera ku gatike rwose urabukoze niba ubonye agatike tumureke nta butware bwambwa uyemeza muki nta mizinga wamusenze wamwemeza muki nta mizinga ngo mufite amafaranga muragura amacupa muri kure cyane na nyirabusha ubona tutagura amacupa mu cyaro koko
jyana nawe utware bwamwe mana we murakoze cyane ababyeyi nzabwa amata ayabahenze urakoze ariko ntuzongere kwizera abantu nk'aba ngaba aba ngaba ni tubika ntabwo twari bwambwa inzoga zawe ntazo zifite Manje se si urugo rwawe uje kureba umugabo wawe ngurenga aba ari njye ukoma cyangwa ushangwa nyikubitire ese ndakomanga njye ndi umugore we si wowe mugore we ubwo se si umugabo wawe papa ari ufunge nabigira gute mwese ibyo ngiye birandeba komanga twinjiye cyangwa tujye gukomanga ku muryango munini umuryango munini sahera ko ari aho imodoka wakomangira hano usanzwe unyura ufite ubwoba bw'iki uriya bose nakubuze si sheri wawe umusheri wanjye yarantaye wowe wajya ureka muri za shushu be shushu nagusubizayo